ubw'ikigezi n'ubwatangiriye hano inyuma ikigezi niho government yatangiriye. Hariho ikiza muri Kigezi baraje district headquarters urabizi za Kigezi yose zatangiriye kuri Kigezi hari inyuma. Muraho nshuti zacu abakurikirana GMTV, uyu munsi twishimiye kubana namwe kandi ni umunsi w'amahirwe, ni umunsi w'ibikorwa, ni umunsi wo tugomba gushishoza, ni umunsi wo tugomba no kumenya. GMTV uko bisanzwe it's a reality show kandi tukaba tugendere kugira ngo tubagezeho inkuru nyayo, inkuru zitandukanye ndetse n'ubushishozi buraho buhambaye, aho bidusaba kugira ngo twebwe dushiremo ingato, dusibe shuresi, tugende imihanda, ingendo ndende, ubwo ikigendererwa rero kugira ngo tubakusanyirize amakuru yayandi, amwe yo tuzi wenda namwe yo tutazi. Ubundi ndakwisabura kugira ngo kande aho kuri subscribe, ushobora no gukora kuri like niba ukunze ibi biganiro byacu, ndetse wakumva ko ubutumwa burimo bubasha gufasha undi mugenzi wawe, ubwo aho ngaho niho nanone tuba tugusaba kugira ngo ukande kuri share, you share our stories, inkuru zacu zisharinge. Kandi buryo ukanze subscribe aho ku screen yaho ngaho bigufasha no kugira ngo n'izindi nkuru zigenda zishirwa ku rubuga rwacu hano ku GMTV ubasha kuzibona, ndetse ushobora no gukora kuri comment aho ngaho ukagira ibyo wandika, ushobora kuba ari icifuzo cyangwa inyunganizi, aho ku GMTV ibyo byose birakirwa kandi ibyo turabibashimiye. Kanda kuri subscribe kandi no kunzogera. Ubwo rero uyu munsi nandi mahirwe tugize, uyu munsi twafashe inzira tugana mu district ya Kisoro, mu Gomboro ya Nyakabande, mu village ya Kiburara. Twasanzeyo umukambwe Canon Samuel Mfitumukiza. Hari ibintu bijanye n'umuco karande, hari ibintu bijanye n'ubuzima bwa buri munsi, hari ibintu bijanye n'iby'umwuka, iyobokamana, ibyo byose abikungahayemo. Ni ikintu gikuru cyane ko burya natwe ubwacu tugenda turahaha. Canon Samuel Mfitumukiza ni mwene nde, avuka he, bese tusobanurire we ni muntu ki? None katukuganeho nyakubahwa Canon Samuel Mfitumukiza. Ubwo rero umwanya n'uyu nguyu twishimiye kubana namwe, ndetse no kuba waduhaye amahirwe yo kugira ngo tubane nawe uyu munsi, kandi no kugira ngo uganirire abakurikirana GMTV. Ibyo turabigushimiye kandi noneho umwanya no wawe. Amazina yanjye ndi Samuel Mfitumukiza, Reverend Canon, kandi ubu naruhutse imirimo nk'umupastori mu itorero rya Church of Uganda. Nimo nakoraga, naruhutse imirimo, kandi iwacu iyo navukiye ni hano mu Kiburara. Kiburara ariyo ntuza arico Kirorero, icyo navukiyemo muri Nyakabande. Umunimo navukiye mu mwaka w'1945, aho niho navukiye. Kandi ababyeyi banje yari Ruzasigande Kupriano Edward, kandi mama umbyara yitwaga Elina Joy Nyiransabimana. Mu nda yacu twavutse turi barindwi, mushiki wacu numwe gusa Foibi, babiri bamaze guhamagarwa. So ubu abasigaye abo turiho ni njyewe, mukuru wabo ndacyariho, ndabishimira Imana. Uwa kabiri yarapfuye, Abel Kwiringira, yari headmaster nawe w'ishuri. Uwa gatatu ni my sister acyariho, Foibi. Then akudibikiraho Bishop Zaka
Niringiye waracyariho, and then hakurikiraho Tofa Ruzaza, hakurikiraho Steven Ruzaza, then bucura bwacu ni Dr. Gadi Ruzaza nawe. So ni babo twavutse turabo dutyo, so turabishimira Imana, nabo bose bari bashoboye kwihagarikaho nta kibazo. Then my family ya married to Miriam, twubatse amago mwaka w'1972 nashoje nkererewemo, ariko impamvu nenda gufasha ba my brothers kugira ngo baveyo, ariko natwe tumaze kugira abana, nabwo mfite 5 b'abahungu. Then umukobwa twari dufite yapfuye afite imyaka 3, cerebral malaria, so namujanye. Emmanuel Ezra nawe yabaye umupastori nkanje. Ezra ari Mbarara, bamwita turi nawe yakoraga mu Mbarara University, so ariko nawe yabaye umupastori, ndagishimira Imana naco. Uwa gatatu ni Moses Mukiza, nabo bari kwiyita ba Mukiza bose by'iki gihe. Uwa kane ni Franka Mwiringirwa, ngira ngo muraziranye. Then bucura bwanje ni Paul Hatanga, so ni babo. Mfite ubumaze kugira abakazana bose ni koko n'abuzukuru bariho, so ndabishimira Imana. Abuzukuruza nta muzukuruza nayo nagira, hari n'ikimani ndindiriye ngo ngire y'umwe. So nibyo, we praise God for the journey. Na uwo mama we kuvuka kwe yavukiye hariya muri Cananke, niho yavukiye aho, ariko gaturage yabo yari hariya ku muntu za mu Gisorora, muri cyo gice umuntu yavukiye bageza, ariko ise arapfuruka, baragenda baja muri iriya mu musozi yonyine iyo yakuriye kuri uwo musozi. Avuye ku Gitare niho bagiye aho se rero yari Kamanzi. Sogokuru wanje nawe ubyara data yitwaga Ndekezi, bandekeza abo n'aba Kamanzi aribo babyeyi bacu batubyaye ba sogokuru n'abanyogokuru. Abo nabita ko aribo babanje kubona abazungu bakigera ino ba mbere mu myaka y'1900. Ariho abazungu bakigera ino mu mwaka w'1910. So naganiriye nabo byinshi, abo babyeyi babayeho mu myaka y'1800. Hari ibintu byinshi, kuko ibintu by'ubushakashatsi nabitangiye kera, ngira ngo nkiri umwana nkurikirana ibyo bintu. Ariko ikiza cyabyo, data umbyara niwe mukristo wa mbere mu rugo iyo yavuye kwa Ndekezi. Kandi Ndekezi mu bantu ba mbere babonye abazungu ba mbere, ni muri bamwe bababonye. Ndekezi Paulo nabageze arabatizwa na nyogokuru Mary Nkwakazi. Abo mbega nibo barayini yacu, ariko ndi umuntu uza ndi umugiri w'umushambu, muri mvuka muri yo line. Sinenda kuja mu details kuko nkurikiranaga iby'umuco karande. Nshoboye kuvuga n'amasekuruza ageze kuri 18 kuko narabikundaga. Amasekuru n'amasekuruza yambyaye, ariko turabashambu babagiri. Abagiri ugiye kureba bafite amazu yo baturukaga Madasa. Abakimbiri ni bene wacu, nabo nabagiri. Abakimbiri abo nabagiri. Abakono nabagiri. Nabakono nangu basanga Butongo hariya, arabo urasanga niriya za Nyarusiza. Abakono nabusanga bari hano na hariya. Usanga mbego ayo na amazu abaturuka marimo n'abandi bari hakurya hababagiri babagwene. So nabusanga hari ubuzu bwinshi
ubuzu bwinshi busanga buri muryango ufite nangwa ubundi twabyita imiryango maze rero bugakora ubwoko maze ubwoko bwanje nkaba ndi umugiri ariko w'umushambo mbabwiye nkuko dusangiye n'abakimbiri dusangiye ubwoko bumwe n'abagwene dusangiye ubwoko bumwe n'abandi benshi ibyo ntabwo kujya muri ibyo ariko umuntu niyo maraso yomvukamo ariko bavuga yuko abagiri twese twakomotse mu Kameruni muri Kameruni abazigaba baturutse mu South Africa mama niyavuka mama n'umunduza no umuzigaba kandi abazigaba nibo bahetse umwami abo nibo babyeno ba Ruganzu urabyumva abo nibo bahekaga umwami bityo abo nibo usanga barimo of course ubwongera ngo urumusinga nimo nashohoje basinga niyo navanye umugore so nibyo so usanga nakoze ubushakashatsi mu bintu bifashe kubafumbira cyane ngira mu gitabo cyanjye kiri hafi gusohoka gifashe kubafumbira n'imiryango yo baturukamo wenda nawe wazakwigaho gitaho ukamenya iyo waturutse byose biriyo byose yo baturuka benshi mfite umugore bamwita Miriam mfite umukiza ariko ni Cyimana yaturutse mu ntuzi murabizi yuko abafumbira ntidusoza mu bwoko bumwe ishoje mu bwoko bumwe ubyara ibintu by'ibimara biraho bitagira ubwenge so ntabwo usoza mu bwoko bwanyu ushoje mu bwoko bwanyu ubyara abana bafite ibibazo ukabasha kubyara nk'umwana afite umutya undi yacitse ukuboko ugashaka impamvu abaduza nicyo bitaga inbreed nangwa ukabyara urahundagaza none abana bikigiye muri gupfa gutomera uko mubonye muri gupfa gutomera ugapfa kugenda ugahura n'umukobwa ugashokuraho uyujanye iwawe wagerayo mugatangira kubyara ibihumye kuko ntabwo muri kubyigira mu kubabyeyi cyane and we have that problem nicyo kibazo turagifite cyane muri bibi bari gukora wabo kandi bawukore bate kuko ubu real ugiye kureba kwitegereza ababyeyi uburyo bw'uburere kubwo kwigishwa uko twabonye kuvuye mu bazungu byishe families cyane tukijana ngaho mbega turi abantu bintuza ariko ntidupfe ku burere bwacu kwigishwa kuri mu buryo butatu hari ukwigishwa ko umuntu uza mu rugo aho uturuka abangeza bacita informal education informal education aba ari kuyibona n'abantu bake umwana ari kumubyara barangiza bakajana mu nasare bajana mu nasare ingesi zarakuramo n'iza nasare ntabwo ari z'ababyeyi ejo yazaje kugera imyaka 10 11 12 ugasanga nta kintu kigenda kuko ntabwo yabonye informal education kwigishwa ko mu rugo kandi ubwenge buturuka aho uvuka ubwo n'ubw'uburere bwo kwibeshaho kwihagarikaho kumenya uko wakwirebera kubona ingeso zigirwaga mu rugo icya kabiri bayita no formal education kwigishwa uko uvana mu bantu ibyo basha kubivana mu bandi bantu abura butuye nabo aburi nabo basha kugenda mu itorero ry'usengeramo ni buri musilamu bivana mu bisilamu bivanye mu bukristo ushobora kubivana mu kiliziya ubivana mu itorero ukagenda ari uri kubyigira mu community aho wakuriye uri kumva uko nukwigishwa rero iyo ugiye ugakuriza abana ahantu hadakwiriye uko kwigishwa ntibakubona nko kugenda mu mbabare gukoresha imyanya imwe nko kugenda ugakuriza umwana mu rwashariya mu town ya Gisoro ukabona abaye umwana nangwa mu line hariya muri Gisoro yacu really nawe urabireba umwana aje gukura uzasanga afite ibigeso biraho bidasobanutse kuko kwigishwa ko ari kuvana mu community mu bantu ntabwo kuriho then kwigishwa guheruka ni formal education so kwigishwa rero ntabwo ari kugira ngo mfite za PhDs mfite za nduzi uko kwigishwa kose gutatu ugomba kuba gufite
so urasanga abana icyo bafite ubu ni formal education, yarangije P1 P2, ariko ndabara kwigishwa guhagije, kuriya kwigishwa kubiri kose kuba gupfuye. Uri kunyumva? So ndashima Imana kuko ngiye ababyeyi nibo bankujije, nonka ayo mashereka mbana n'ababyeyi barampeka, baje guhinga bakandambika hariya bakareba ibyo ndi kurya byose bikagira, bakagenda mbega dukura hamwe bari kunkuza muri ubwo buryo. Ariko abiki gihe urasanga ubundi ababyeyi bagiye gukora, basigiye abana ba house boy, ba house girl, babandi of course bigese byagira, urusanga afite bya bigeso bya babana birirwa bamurera ko ni education uraba ari kubona. Navukiye mu rugo rw'abakristo, abakristo mu bantu bahindutse mu rugo ba mbere bari guhindukira idini ari Kigerino, mu bahindutse kwa Ndekezi. Data ni wa kabiri, umwana mukuru wabo yitwaga Mavita, yavutse mbere ye mu gihe umwaka w'1915 aho. Data wavuka ngira ngo ni 18, no twamubariraga 1918. So mbyukira mu rugo abazungu baje, bashotse baramuhindura, we ashoka araja mu bazungu igihe bakoraga nka missionaries. Kandi nyine ubukristo bukigerino bwatangiriye hani inyuma Ikigezi niho government yatangiriye, hariho ikiza muri Kigezi, baraje district headquarters urabizi za Kigezi yose zatangiriye kuri Kigezi hari inyuma. So mu bantu ba mbere abo batangiye kugira ngo bafate ivuye, of course niho bagiye ubukristo bw'Abanglikani bwa mbere bwashinzwe hari Amabungu, ni umwami yabaga bitari byaje kuri Sesemi. Umutorero bo baje 1927 bo baragenda bubaka ari amutorere. So mu bantu bamwe bahindutse ba mbere bo bafashe nk'abana ruzasigande n'umwe bafashe mu family yabo aja kwiga. Ndikumva so mbuka muri ayo maraso. Data ni mu ba mbere bagiye mu mashuri, ni wabanje yaje mu mashuri muri ico gihe atangira kwiga. So atangiye kwiga ageze aho baramugize, bagenda gukora ba missionaries ikabari mu myaka 30. Yagiye kugira ikabari mu 1932. Kirasi ya mbere ya kabiri yazisomeye hano za Seseme, iya gatatu n'iya kane yazisomeye Kabare, ariko ari gukora muri ba missionaries. So mama nawe kuja kumugira ngo bamusohoze, nawe mu nduza mwe yavutse family yo bavutsemo kwa Kamanzi, nawe mu bakobwa ba mbere babanje bakira ubukristo, nawe ni uwa mbere, nawe yarabwakiriye. Nawe mama yavutse, bavuga yuko yavutse mu mwaka w'1924 niho yavutse. Ariko nawe arahinduka ageze abaye umukobwa inkumi, arahinduka. So bagiye kubaka amago, bayubaka mu mwaka w'1942. So navukiye mu rugo rw'abakristo ruyare, kandi kubwo kuvukira mu rugo niho revival ububyutse bwari buje mu itorero muri iki gice cya Bufumbira ugiye no mu Rwanda. So bo bagiye muri ico kintu cy'ububyutse revival, East African revival. So bamaze kubaka amago babanje, kuko ntabwo banze ibyo gutura, gutura n'ukuraja kuraguza, bakaja gutura intuza mu babyeyi. Ibyo bintu byo gutura byabagaho. Gutura niba maze kugira ikibabo bafite inda, niba umwana yavutse bakwiriye gutura intama n'ibyo by'ihene byabaga, byo kuraguza no guterekerana ibyo babagamo. My father we data yarabyanze na mama ko bari bakijijwe. Ico gihe data baramuciye kuko yari atangiye gukurikiza ibintu by'abafumbira batamenyereye. Samuciye nubwo uri kureba ndi hano bimwe ruyare, data ntabwo yigeze agabana ibintu kuri sogokuru. Bari baramuciye baramubwira ngo ubwo yagiye mu bazungu bari umutima we.
burya umutima bavuga ngo iyo uhindutse ukaja mu zindi dini bariye umutima wawe, abazungu bariye umuki bawuhekenye byarangiye ntabwo ibyabo. Aragenda akora n'ishano aja gusiye asenya indaro zari ziri kwa Ndekezi, azishenye bati noneho ishano riratugwiriye, barindirira ko arapfa ariko babona adapfuye. Babonye adapfuye ubwo ashoje mu mwaka w'1942, 43 nta mwana uwo bafite, 44 nta mwana bafite, 45 niho babonye bagize inda. Ariko ico gihe baravuga ngo aha twarakubwiye wanze gutura tuzareba kuzabyara uri kivume wa mwana we. None niho bambyaye mu mwaka w'1945, nico cyatumye bavuga ngo mfite umukiza. Dufite umukiza, Yesu yarabakijije, Imana irabasekuye, none mfite umukiza kandi izina ryanje ryo kubatizizwa nico cyatumye banyita Samweli. Samweli kimenyesha wasabwe kuki ku Mana. So I cherish my names. Ayo mazina yose afite attachment na East African Revival. Mbese mwana gitaho kuki ndashima Imana navukiye mu mago nk'aba, abandi bararaguzaga abakandi bakarara imizimi bariho, njewe bantuye Imana. None kandi kureba ko bantuye Imana nageze mbona mu pastor, nese byose kubishimira Imana. So umuvukire bwanje really ndabishimira Imana cyane. So twewe turi ku divide nakwita njewe ngo twewe ni third generation.